impamvu nyinshi zari gutuma utaza, ndetse nanjye ubwanjye nari nzifite, ariko Imana ishima ko uyu munsi tuba turi kumwe. Turabishimiramo Imana. Turashima urukundo twabasanganye kandi twababonanye. Umunyarwanda niwe wavuze ngo izina ni ryo muntu. Agape twarabakunze. Twarabakunze cyane cyane cyane. Nyakubahwa mushumba w'iyi paruwase nabo mukorana umurimo w'Imana. Agape twabakunze ubugira kabiri ubwo bazaga mu bihe byegeranye cyane ibyumba baza kuvuga ubutumwa, batweretse urukundo rudasanzwe. Twaje kubabwira ngo natwe turabakunda. Turabakunda. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, twaje kwiyandikisha. Twaje kwiyandikisha mu nshuti zanyu zihoraho z'ibihe byose. Ngo inshuti zibana ibihe, inshuti zibana ibihe byose. Turahari iwacu nka diyoseze ya Byumba, paruwasi ya Katedrali, koko kubw'umubano mwiza ubushuti dufitanye hano. By'umwihariko ubwo turaza no kubishyiraho n'umukono nk'abashumba. Icyo gihe turashimira Kanoni, mwaraziye kandi mutubwira ubutumwa bwiza bwatwubatse. Umushumba yagize impamvu, ariko nanjye noneho umunsi niyiziye. Naje dufite intashyo z'abakristo bo muri Katedrali kandi n'intashyo z'umwepiskopi. Ndagira ngo muzakire mwese, muzakire. Turi hano abizi igihe yabanye bikomeye. Aya magambo ayavuga nk'umuhanuzi, umwe mu bahanuzi bato, Habakuki, atangira yibaza impamvu Imana ubwayo itita ku bwoko bwayo. Yibajije ibibazo byinshi abazima. Mana, kuki utita kuki wemera ko ibibazo bibaho? Kuki wemera ko akarengane kabaho? Kuki wemera ko inzara ibaho? Kuki wemera ko urugomo rubaho? Kuki wemera ko abantu batagira ukuri? Kuki wemera ko hari abarengana bariho? Icyo gihe ubwoko bw'Abayisiraheli kubwo kutumvira Imana, Isiraheli yari imaze gucikamo ibice bibiri. Bamwe bajyanwa ndetse no mu bunyage, ariko Imana ntiyabakuraho urukundo rwayo, ikomeza kwiyegereza igihe cyose. Uyu Habakuki yibaza icyo kibazo gikomeye cyane. Kuki mu gihe nk'iki ngiki, kuki mu myaka nk'iyi ngiyi Imana iretse ubwoko bwayo, kugeza ubwo nk'Abakarudaya, ubwoko twabonaga bukomeye cyangwa se bwakagombye kuvugira n'abandi, nabo bagahinduka bagakora ibyaha nk'abandi bose, nk'andi mahanga yose. Yibaza icyo kibazo bizagenda biti. Imana rero ntabwo yeretse ubwoko bwayo nk'uko Habakuki we yabyumvaga. Kubera iki habaho akarengane koko? Kubera iki habaho urugomo? Kubera iki habaho ibyaha? Ese Imana ihane? Ariko igihe yasengaga, Imana yongeye kumwisurira, iramubwira iti rero humura, ibyo ngibyo ngiye kuza nzahana. Hezekiya icyo yakoze n'uyu munsi kirakenewe. Dukeneye abantu bakwiriye kugira umutwaro n'ishyaka ry'urukundo rwo kumva tutareba ikibi cyangwa se akarengane gakwiriye gukorwa ngo turebere. Ntabwo dukwiriye guceceka, kandi ari wowe Imana yashyizeho kugira ngo ugire icyo ukora mu gihe gikwiriye. Ugire icyo ukora.
iyo utagikoze kiba ari icyaha. Nguzi gukora neza nabikore bimubera iki? Bimubera icyaha. Intambwe rero yayiteye asanga Imana. Yateye intambwe aho atandukaniye n'abandi bahanuzi cyangwa n'abandi bantu, ndetse wanabigereranya natwe aho atandukaniye. Ibi bibaye byinshi kubona abantu b'Imana barimo barengana, ukuri kubuze, imfubyi, abapfakazi barengana, imanza ngo icyo gihe zabaga imanza zitarimo ukuri. Atera intambwe abwira Imana. Bitandukanye n'igihe cya none, twebwe tugeze ibibazo aho kwirukira ku Mana cyangwa tubaza Imana, twirukira he? Twirukira he? Iyo tubuze ibibazo tusanga abahanuzi b'ibinyoma ngo baduhanurire, ngo batubwire. Abandi bakajya mu bapfumu bakababeshya. Abandi ukajya kuganyira umunyamahanga, abatakebwe, abatazi Imana. Umurokore, umuntu w'Imana ahuye n'ibibazo, ahuye n'ingorane, akwiriye gutakira nde? Akwiriye kubwira nde? Akwiriye kubwira nde? Bibwire Yesu. Haleluya. Bibwire Yesu, bibwire Yesu, ni we utihebuze, nta nindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Bibwire Yesu. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo ibyawe bibwire Yesu, ubibwire Imana. Ni Imana itwumva, ni Imana itwitayeho, ni Imana isubiza. Haleluya. Ni Imana yadusezeranije ibyiza. Ikibazo twebwe iyo duhuye n'intambara n'ibibazo, twebwe ubwacu rimwe na rimwe dushaka no kwirwanirira, rimwe na rimwe tugashaka n'impamvu zitariho, rimwe na rimwe tukumva ahari ibibazo byanabaye byatewe na runaka, tugatangira tugaca imanza, tugatangira tugashinja n'abantu ibinyoma, tugatangira tukareba no ku bantu, aho kugira ngo wumve usaba Imana kuki Imana wibi byabayeho. Mana dukora iki? Rero ni inshingano z'umukristo wese cyangwa umukozi w'Imana, aho kwiriye gusenga cyangwa agasaba kugira ngo itorero ryayo rigire ubuzima kandi rigire ubuzima bwuzuye. Umuntu wese azabazwa icyo yakoze ngo itorero cyangwa se umuryango cyangwa se aho ari niba ataragikoze. Sengera korari yawe, sengera umuryango wawe niba uhuye n'ibibazo, sengera igihugu cyawe, sengera itorero ryawe, sengera inshuti zawe. Haleluya. Zitabariza, ubwira Imana, ubwira Imana uti Imana ibibazo biragwiriye, ingorane ziragwiriye, ariko Mana hari icyo wakora, hari icyo wakora. Haleluya. Hari icyo wakora kandi tukagubwa neza. Itorero ry'Imana rikeneye guhembuka. Tukeneye guhembuka, buri wese akeneye guhembuka by'umwihariko ku giti cye. Ukeneye guhembuka kugira ngo n'umuryango wawe uhembuke ndetse n'itorero ryawe rihembuke. Umwe mu bakozi b'Imana yagiye kuvuga ubutumwa ahantu, asaba kugira ngo ubutumwa bugere aho hantu, ariko mbere yuko avuga ubutumwa abanza yicara avuga ati Mana ngiye gukora iki? Mana kunumya ahantu ngiye kuvuga iki? Ngiye gukora iki? Ngo afata igihe cyo gusenga abaza Imana icyo agiye gukorera kuri uwo musozi. Ngo maze Imana iramwihishurira amubwira iti rero urashaka ko bari abantu bahinduka, urashaka ko baba abana b'Imana koko, ariko mbere yuko bahinduka banza uhinduke ubwawe. Banza uhinduke, banza uhinduke ubwawe, ugira ubuhamya buzima, ube icyitegererezo, ibyo uvuga n'ibyo ukora byamamaze Yesu. Haleluya. Haleluya. Byamamaze Yesu. Nibyo koko birakwiriye muri iki gihe cya none. Dukwiriye gushaka ububyutse, tugashaka ko Imana ihembura umurimo wayo, ihembura ubwoko bwayo, kuko muri no minsi hari ibigusha byinshi, hari ibisubiza inyuma. Abantu benshi turashaka imibereho n'ubuzima, turi kugendana n'isi, turi kugendana n'isi ngo itadusiga, turi kugendana n'ibigezweho,
turi kugendana n'iterambere nabyo ni byiza, ariko iby'iterambere kenshi hari igihe bizadusiga, hari igihe bizadushyira habi, usange ibyo turi kuririra, ibyo turi gushaka yego ni byiza ariko ni iby'akanya gato. Ese hakorwa iki? Yesu niwe wababwiye ati mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzagenza dute? Tuzabyongererwa. Rero Habakuki amaze guhitamo abwira Imana, maze Imana imujyana ngo ku munara. Aho ku munara arahaguma kugira ngo yumve ijwi ry'Imana. Yesu ashimwe, haleluya. Ajya ku munara kugira ngo yumve ijwi ry'Imana. Uwo munara tugereranya mu gihe cya kera mu bwoko bw'Abayisiraheli, Yerusalemu, umunara wari uriho ngo wabagamo abantu b'abarinzi kugira ngo barebe neza aho umwanzi ari buturuke hirya no hino, ndetse batanga n'amatangazo bamenye uko biri bugende amakuru. Wamugana wa mukecuru ngo icyambere ni iki? Icyambere ni amakuru. Hari igihe tubura amakuru yo mu mwuka, hari igihe tubura amakuru yo mu buryo bw'ijambo ry'Imana, hari igihe tubura amakuru y'Imana tuvugaho, yuko Imana itubona, Imana dushakaho. Rimwe na rimwe bigatuma abantu b'Imana ugasanga koko turaza mu rusengero, turaririmba, turabyina, turakora indi mirimo yose, ariko urugero rw'agakiza ruri hasi cyane. Imana ishaka kuduhembura. Haleluya. Umuntu w'Imana ititaye ku cyubahiro cye, yahise ibwira Habakuki ngo Imana iramanutse, iraje ije guhana. Uworoheze n'ukomeye uwo ari we wese azabazwa ibyaha bye. Kandi ngo ariko ngo umenye ko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Nubwo bimeze gutyo, nubwo ari akarengane, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi cyangwa umukozi w'Imana akwiriye kumenya ibyo, ko atabeshejweho n'imiryango myinshi cyangwa se ubutunzi ndetse n'amafaranga cyangwa amashuri menshi yaba yarize, ahubwo abeshejweho n'imbabazi z'Imana. N'imbabazi z'Imana nizo zitubeshejeho, ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi zayo. Amaze guhishurirwa ibyo, abona gusenga asaba Imana ati nyigisha noneho umurimo wawe. Haleluya. Nyigisha kandi uwumishurire, menye icyo nkwiriye gukora neza, menye aho mbyica nikosore, menye aho ndi umunyantege nkeya, menye icyo nkwiriye gukora. Umugaragu w'Imana Yesaya, Imana yaramutumye ngo genda uhanurire ubwoko bw'Abayisiraheli ngo ko bagiye kuzahanwa, ariko ijwi ry'Imana riramubwira ngo ariko nubwo ugiye guhanurira bariya ngo umenye ko nawe urimo, nawe umenye ko. Maze ngo Yesaya ngo maze kumenya neza ko noneho nawe ubwe Imana izamuhana, abona kwicisha bugufi, arihana. Igikwiriye abana b'Imana ni ukwihana iyo tuje mu nzu y'Imana. Burya nuza mu nzu y'Imana gushima nibyo, ariko si cyo kiza imbere. Ikiza imbere ni uguca bugufi ukihana. Imana mbabarira, ndi umunyabyaha. Tube nk'abandi basenze ngo urabizi ko nturi icyacumi, urabizi ko nturi amaturo menshi, urabizi ko mfasha abakene, imfubyi n'abapfakazi bose ndabagaburira, ndabambika, kandi urabizi ko bose bananze muri karitsiye. No, ibyo ntabwo bihagije. Igihagije, ikinezeza Imana ni umutima Imana ishima. Kuko ibitambo ni byiza, ariko icyo Imana ishaka ni umutima ugize ute? Icyo Imana ishaka ni umutima umenetse. Umwami Sawuli, Imana iramutegeka ngo genda urimbure buriya bwoko, genda uburimbure bwose ubumareho. Ngo maze ngo aragenda, ntiyakora icyo Imana yamubwiye, ntiyumvira ijwi ry'Imana. Ngo agezeyo yitoranyiriza arorobanura. Ngo maze agarutse areba umukozi w'Imana umuhanuzi Samweli, aramubwira ati rero tugiye gutamba igitambo cy'ishimwe. Samweli aramubwira ati no, ibyo bitambo utamba ntabwo Imana ibyishimira,
kuko utumviye Imana, kuko utigeze wumva itegeko ry'iki, kuko utigeze wumva itegeko ry'Imana. Ikinezeza Imana rero si ibitambo, si ukuririmba, si ukuza mu rusengero, si ukuvuga ubutumwa, si uguseruka cyangwa no kwambara neza no kugira imyanya myiza muri iyi si, ahubwo niba tutumvira Imana ntabwo ari byo bikwiriye kuza imbere. Ikinezeza Imana ni ukumvira ijwi ryayo, tukumvira ijwi ry'Imana kandi tukumva tubohotse nta kiducira urubanza. Kumva nta kigucira urubanza birakwiriye koko. Umugaragu w'Imana arongera arasenga aravuga ati koko mbona abantu benshi bajya mu nsengero, abantu bakaririmba, abantu bakaba mu itorero, ariko se kuki ibyaha bikomeza kwiyongera? Kuki ubugome bukomeza kwiyongera? Birashoboka abantu bakajya mu rusengero tukaririmba tugakora umurimo w'Imana uko Imana idushoboje, ariko Imana itatwishimira, aba ari ikibazo gikomeye. Zaburi igice cya 50 umurongo wa 16 ku murongo 23 ngo ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti wiruyiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirengagiza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe kandi ukifatanya n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe. Ururimi rwawe rukare mu buriganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyira mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanywe nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Nuko mwabibagirwa Imana mwe mutekereza ibi, kugira ngo ne kubashishimura hakabura n'umwe ubakiza. Imana ishaka ko twihana. Haleluya, Yesu ashimwe. Kuririmba no kunezerwa no mu nzu y'Imana ni kiza, ariko kuza mu nzu y'Imana dufite umutima unezeza Imana nibyo bishimisha izina ryayo. Nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, niba ushaka ko umurimo w'Imana uhembuka, saba Uwiteka abanze aguhembure muri wowe. Niba ushaka ko itorero ry'Imana rihembuka, manzi usabe kugira ngo ubanze guhembuka muri wowe. Ubwiriza abandi, uririmbira abandi, uvuga ubutumwa, ariko ubwawe ese nta mutima ugucira urubanza ufite? Nta mutima wumva ubwawe ukwiriye kuvuga uti Mana mbabarira, Mana hano arateshutse, Mana handi umunyantege nke, Mana ndasaba imbabazi? Kuko ni byiza dushobora kuza tugakora imirimo myiza myinshi hano mu nzu y'Imana, nibyo, ariko niba mu mitima yacu dufite ikiducira urubanza, nanone twa turi kuruyira ubusa. Biratwiriye rero ko duhembuka nk'uko Habakuki ryabaye isengesho rye avuga ati Mana hembura ibyiringiro byanjye kandi birakomeje. Yageze aho ati naho imitini itatoha bagahingira ubusa, nta kizatuza kwiringira Uwiteka. Haleluya, haleluya. Naho imitini itatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu ngo, n'amashyo akabura mu biraro. Haleluya. Nta kabuza ko nishimira Uwiteka. Imana yacu ishimwe. Nubwo hari byinshi bishobora kukubuza amahoro n'umutekano, nibyo, ibibazo bikugose, intambara zikugose, ibigeragezo bikugose, ariko umuntu w'Imana ahora ari umuntu w'Imana. Igihe Yesu turirimba, Yesu tuvuga, tukwiriye kumuvuga hano mu rusengero, ariko no hanze Yesu ahora ari Yesu, sibyo? Yesu ahora ari Yesu iminsi yose. Nehemiya ari imbere y'Imana ababajwe n'ibyaha by'ubwoko bw'iwabo. Mu gihe bari mu bunyage, yasenze asaba Imana imbabazi ati Mana mbabarira, ndi umunyabyaha, ariko ntumbabarire njyenyine, umbabarirane n'ubwoko bw'iwacu nabo babarire ibyaha byabo. Biratukwiriye ko duhembuka, kandi umuntu umeze guhembuka nawe agira ishyaka ry'uko na bene wabo bakwiriye guhembuka, Yesu akabagirira neza. Ndagira ngo mbabwire ngo amagambo yandi twasomye mu byahishuriwe Yohana, ubwoko bw'itorero ry'Abefeso, aya magambo Imana yari izi ibyabo, bagakora neza, hari icyo Imana yabashimiraga ikabashima, ariko yagira n'ikindi bagaya.
ngo nzi imirimo yawe n'umuhati wawe yuko no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ibyo ndabigushimira, ndabigushimira. Ubwo ni ijwi ry'Imana. Ngo ariko ku murongo wa 4 ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ibyo twakora byose tudafite urukundo ntacyo twaba ntacyo byaba bimaze, ntacyo twaba tuvuze. Ngo nubwo navuga indimi nk'iz'abamarayika, nubwo nakora imirimo n'ibitangaza byinshi cyane, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo imbere y'Imana. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukomere imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza nk'uri igitereko cy'itabaza ryawe aho nutihana. Birababaje kandi koko biteye n'agahinda kuza mu nzu y'Imana. Tukwiriye kuza mu nzu y'Imana uko twaje, tugasubirayo hari imbabazi z'Imana twakiriye. Sibyo yemwe? Yesu ashimwe. Haleluya. Ubu abantu benshi twaje kuza mu nzu y'Imana ngo turebe abashyitsi. Ese abo bashyitsi baririmba gute? Ese uwo muvugabutumwa ni uwe hehe? Ese bavuze iki? Ati ariko baririmbye, ati niyo urubyiruko yashyizeho akaririmbo keza, ati mwabibonye neza. Ibyo tukabitwara muri raporo. Ariko ese uko waje hari icyo Imana ikubwira ngo uwihane, Imana ikugirire, Imana ikakugirira neza, Imana ikakugirira neza. Reka mbabwire inshuti z'Imana, hari ibintu 7 by'agaciro Satani yatunyaze. Hari ibintu 7 Satani yatunyaze. Ibyo bintu 7 ngiye kubibabwira nihuse. Icya mbere, Satani yatunyaze urukundo. Urukundo rurabuze mu bana b'Imana, urukundo rurabuze mu miryango yacu, urukundo rurabuze. Niyo ukunze umuntu ukunda wa wundi wakugiriye neza, niyo ukunze umuntu ukunda wa wundi muziranye gusa. Urukundo rwacu rugira limite, urukundo rwacu kandi urukundo rw'Imana. Imana ishaka ko dukundana, urukundo rutagira iki? Rwa rukundo rutagira umupaka, rwa urukundo Imana ishaka ko dukundana. Na Kristo niyo yavuze ngo ikizabamenyesha ko muri abigishwa banjye by'ukuri koko nuko muzakundana. Ariko se murakundana? Imana ishimwe cyane niba koko urukundo harya tushobora kubivuga mu magambo, ariko mu bikorwa bitagize bite, mu bikorwa bitarimo. Kandi uvuga mwene so nabi, niko Bibiliya tubwiye, uvuga mwene so nabi ukamubeshyera, ukamusebya, ukamwambika ubusa, ukamuvuga ibitari byo, ibinyoma, ariko ukicara kuvuga ngo nanjye ndi umuroko, ngo ndi umugenzi ujya hehe, ngo ndi umugenzi ujya mu ijuru. Pana, ntabwo ari byo. Yesu nibisaba kwakugirira neza, ngo kunda n'umwanzi, ukunde n'uwaguhemukiye, umukundi. Hari usuhuza n'utasuhuza, hari uwavugisha n'utavugisha, hari uwakugerera mu rugo n'utakugerera mu rugo. Yesu atugirire. Hari abo muresha, uvugana n'abo muresha, n'abo mutaresha. Nta ukwiriye kugaragaza n'urukundo no mu kazi kawe. Garagaza urukundo mu kazi kawe, mu nshingano zawe. Nibyo umuntu uza kugana, mwereke imbabazi zimwereke urukundo rw'abana b'iki, umwereke urukundo rw'abana b'Imana. Ariko icyo ngicyo Satani aratunyaga. Icya kabiri yatunyaze cy'agaciro ni ukuri. Ukuri kurabuze. Ukuri. Umwe navuze ngo dore ukuri ndi kukureba, ngo ariko kukugeraho, ngo ni nko kugera ku kwezi. Ni mu kwezi haremanye basigaye banajyayo. Ariko ukuri ndakureba, ariko ukuri ntako. Gasanga ukuri kwarabuze mu bana b'Imana, ukuri kwarabuze mu itorero ry'abana b'Imana. Aho uba mu magambo yawe, mu bikorwa, mu myitwarire yawe, ukuri ntako. Ukuri
icya gatatu, umucyo. Umucyo tubabwira ntabwo ari uyu nguyu, ntabwo ari aya matara, ntabwo ari umucyo mureba ahangaha tuvuga. Umucyo abana b'Imana kera, abarokore kera, wabaga wambaye, ukaba wambaye nabi cyangwa se ukaba wambaye bitame ukuntu wanahindurije, akagushyira mu mucyo kandi ukabyemera. Ariko uyu munsi aragushyira mu mucyo ngo ngo wabibonye ute se? Uranshinzwe, uranshinzwe. Reba, abantu ntibakemera iki? Ntibakemera umucyo. Nyamara iki ngiki mwene da ntabwo ari cyo, ntabwo ari cyo, ntabwo ari cyo. Iki ngiki uko witwaye si umucyo urabuze. Ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Niba dushaka kugira ngo duhembuke, ndagira ngo ibi ngibi usenge usaba Imana kugira ngo ibikugarurire, ikugarurire ibintu wanyazwe by'agaciro gakomeye cyane. Ugire urukundo, ugire ukuri muri wowe, kandi ugire umucyo, ujye wemera umucyo. Bana nibakubwira mu mucyo uvuga uti nicyo kirakwiriye. Nibyo, niba waze mu nzu y'Imana hari uko witwaye, niba hari umwenda wambariye utanezeza Imana, bakubwira ngo ariko uyu mwenda ko wambaye, ariko uyu mwenda rwose usiwe, ariko irakureba, iyi jipo irakureba. Hari yo wanguriye mama we. Yesu atugirire neza umucyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Njye umuntu yaje mu biro byanjye, uko yaba ameze kose, uko yaba asa kose, mbanza gushyira ibindi ku ruhande kugira ngo mutege amatwi. Hari impamvu Imana ibigize ite? Hari impamvu Imana ibimuzanye. Hari impamvu Imana ibimuzanye, yaba akomeye yaba woroheje, hari impamvu. Haleluya. Icya kane ni ukwihana. Abantu benshi ntabwo tukihana, ntabwo tukihana. Satani yatunyaze ikintu cyo kugenza gute? Niyo wakanagira ngo I'm very sorry. Gusa no kwihana. Sorry. Sorry, ntabwo nari mbizi. No. Kwihana nyako. Ndetse tukajya mu cyumba cy'amasengesho ukagira ngo abantu bihannye, ariko abantu ntibi. Tugashyira umwanya wo guhimbaza Imana, abantu bagahimbaza Imana, bakanabyina, bakananezerwa, bakaterera hejuru, ariko twajya mu mwanya wo kwihana ngo habuze umwanya wo kwihana ngo dukomeze. Ariko n'uwihannye bigasanga byamutanze hanze. N'uwagize icyo avuga ugasanga byageze hehe? Byageze hanze. Batari kodi urabizi icyo runaka yakoze. Mbega itorero, mbega abanyamasengesho, mbega abana b'Imana, ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi cya gatanu, nibyo kubabarira byaratwihishe cyane. Kubabarira. Imana idushoboze tujye tubabarira, ariko ubabarire mwene so. Haleluya. Ngo kuko nimutababarira namwe ntabwo muzagenza mute, ntabwo tuzababarirwa. Ikindi Satani yadunyaze ni uguhamya. Tukwiriye guhamya Kristo uko yatugiriye, Kristo uko yatugiriye neza, tugahamya. Yesu yadukuye mu byaha, Yesu yadukuye ahantu habi cyane, Yesu ariko kwihana usanga nta. Yesu atugirire neza, tumenye no kwihana ko ari ngombwa, no gutanga ubuhamya ko ari ngombwa. Umwe niwe ngo agiye gushima Imana. Ikindi yatunyaze no gushima. Abantu benshi ntabwo tuzi gushima. Imana ikatugirira neza, ariko ugasanga nta shimwe nari mugize ute? Wabaga mu bukode, ariko Imana ikugirira neza, iguhaye ikibanza. Wabaga ufite akazu kameze gutya, Imana ikubakiye inzu, ariko ntujye no mu rusengero ngo ushime. Hari abanyagirwa, hari abadafite hepfo na ruguru, ariko habe no kujya mu rusengero ngo ushime Imana. Tukaririmba ngo Imana ishimwe, ngo isi niba yuzuye n'ibyo Uwiteka wayishimye ikiza. Imana ishimwe ko hari amakaro,
tekereza rwose, tekereza muri kuri iwanyu hari amakaro hano atari amakaro. Ubuse amazu yanyu yubatse neza, hano hatubatse. Imana ishimwe. Nabanye byinshi duhuje, duhuje urusengero. Natwe dufite urusengero ruto, turi muri gahunda yo kugira ngo tuzubake. Ariko ntabwo waba ufite amazu agerekeranye, ufite amazu rimwe abiri atatu, ufite imitungo nitujya kwitanga ngo utange agafuka ngo nanjye mfite agafuka kazima. No, agafuka kazima se nibyo Imana yaguhaye byose? Urumva koko nibyo Imana yagize ite? Nibyo Imana yaguhaye byose. Ufite imodoka, ufite n'akazi, uraza ugaparika ugashyira hariya, unujya kwitanga ngo nanjye mfite ibihumbi 2,000. Bibiri se koko? Niyo Mana koko? Nicyo ubonye wakwitura Imana? Icyo wabonye washimira iki? Yatunyaze gushima. Gushima birakwiriye, tugashimira Imana. Hari n'abandi bajya gushima Imana, nibyo koko tugashima Imana iby'Imana yakoze n'imirimo n'ibitangaza, nibyo kandi koko birakwiriye. Imana yatugiriye neza byinshi nta nubwo twabirondora. Ariko nituza mu rusengero ngo tugende dufite ubusa. Umuntu yigeze kutwaka umwanya ngo pase ngo muduhe umwanya ngo tuzashima Imana, kandi rwose mundarikira abakristo bose kizaba ari n'icyumweru cya paruwase, amakanisa yose azasengere aho. Yaranterefonye nta nubwo yari hafi, ni ukuri kw'Imana. Ati rwose nzashima Imana, atubararike ubabwire n'itangazo rinyure mu rusengero ko nzaza kugenza ne gushima Imana. Imana yangiriye neza, yanyubakiye inzu, abana barize amashuri, rwose Imana yankoreye ubukwe bw'abana banjye bimeze neza, n'ibindi byinshi cyane. Ati nzaza gushima Imana. Gushima Imana si byo se? Ati nzashima Imana. Numva ni ibintu bikaze cyane. Aranje bwa mbere ati rero mfite indirimbo y'ishimwe, araririmba. Ati mumere icyubahiro 3. Ati muvuge haleluya y'umurambararo. Amen. Ibyakurikiyeho simbivuga, nzabivuga ngarutse. Arigendera. Turakwiye gushima Imana. Haleluya, haleluya. Ibuka ya masengesho wasengaga ngo Imana iguha akazi. Ibuka ya masengesho wasenze ngo Imana ikubakira urugo. Ibuka ya masengesho wasenze ngo Imana igukure mu kibazo no mu kigeragezo. Ibuka ya masengesho wasenze ngo Imana izaguha urubyaro. Ariko mu nzu y'Imana habe no gushima Imana. No gushima iki? No gushima Imana. Hari bamwe tujya tubwira ngo pastor ngo ariko se ngo umugeni yaje gusenga ngo yaje gushima Imana ngo harya ngo nibiki bisabwa. Ngo bazana n'ikirago, babyita ikirago kera. Cyangwa niba ngo ko ari byinshi ngo 10,000 byose cya. ngo reba sare ngo ni 100 ngahe, ngo reba imyenda ni 100 bingahe, decoration n'ibindi, n'imodoka ihenze cyane, n'ibi bizagira ngo wewe ngahe ntabwo nayabona. Yesu atugirire neza. Yesu atugirire gukora umurimo w'Imana ugize ute ubikunze n'ikimana yishimira. Haleluya. Dukeneye guhembuka. Haleluya. Ndagira ngo nsoze ku magambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Haravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira mu mubiri we azasarura, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Haleluya, haleluya. Reka Imana iduhembure kuko tuzabona ubugingo bw'iteka. Saba guhembuka,
saba guhembuka, saba kuba umuyoboro w'umugisha, ubera abandi umugisha. Saba kugira ngo ibyo ukora byose bimenywe n'Imana, kandi Imana irushaho kwishimira mu mwanya uri wo wose, aho ukora hose. Saba kugira ngo Imana ikugirire neza, uhesha abandi umugisha. Ntiducogore. Ku murongo wa 9 ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe n'igisohora tuzasarura, nitudagwa iki? Tuzasarura. Bwira mugenzi wanjye tuzasarura. Tuzasarura, tuzasarura. Na korari yabitubwiye ati tuzasarura, tuzatunda imiba tunezerewe, twishimye kubw'ibyo Imana yagize ite. Ariko Imana izaguhemba ikurikije ko nawe yagize ute, nawe wakoze. Izaguhemba ukurikije uko nawe wayikoreye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ukora wiganyira ngo kandi ari njye ukorera ngo ibihano nanditse bizakugeraho. Korera Imana unezerewe, korera Imana utiganyira, korera Imana ubikuye ku mutima, itanga ubikuye ku mutima. Haleluya. Nibyo Imana yishimira, nibyo Imana yishimira. Reka kwibeshya, reka kwibeshya no kwibeshyera ngo uri mu gakiza kandi utarimo. Hari uvuga ngo ndi mu gakiza, ndi mu murokore, ndi umurokore, ndi umwangirikani, ndi umuporoso n'ibindi byinshi cyane, ariko agakiza k'Imana katari hehe? Katari mu byo mu mutima wawe. Ibyo n'umutima wawe urabihamya gusa ufitiye inkuru nziza. Haleluya. Yesu aragukunda kandi aragushaka ngo akugirire neza. Akugirire neza, aguhindurira amateka, akubakira urugo, akubakira ubuzima, akurindire mu kazi, mu bushomeri bwawe nawe Imana irabizi. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari icyo Imana yakora ngo nawe kugirire neza. Hagarara neza, wirinde icyaha n'igisa nacyo, wirinde ikibi cyose cyatuma Imana ikubona we imugayo, uharanire gukora ibyiza, na Imana izakugirira neza, izakugirira neza. Tuze mu nsengero, tuze mu rusengero rw'Imana tutishushanya, tuze mu rusengero rw'Imana tuvuga ukuri, kandi tuvuga ukuri turi mu rukundo. Bibiliya ni kutubwira tuvuga ukuri turi hehe? Tuvuga ukuri turi mu rukundo. Tuvuga ukuri kwa kundi ngo kwambaye ubusa. Ukuri kw'Imana, ukuri kw'abantu, ukuri kw'iki? Ukw'impamo, ukuri kw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Buri wese azabazwa ibye, buri wese azabazwa ibye. Imbere ya ntebe njyewe nzahagararayo, nzabanza gusengana natwe muhaguruke dusenga Imana, twisabira kugira ngo Imana iduhe guhembuka. Aho twagize intege nke, Imana itwongerere imbaraga. Aho twacogoye, Imana itwongerere umwuka wayo no kudushoboza. Haguruka, haguruka umva twafatanya gusenga Imana, tugasenga ngo Imana iduhembure, Imana iduhembure, yongere dusukaho umwuka wayo, twongere tugirirwe ubuntu bwayo. Hari ibitaragenze neza, hari ibyo Imana yifuza ngo ikore mu buzima bwawe. Hari igihe Imana ikugenderera ugasanga warangaye cyangwa utari mu mwanya ukwiriye, ariko haba kuki Imana imubwira ko ahagarara ku munara, aho akwiriye kurindira kugira ngo yumve ijwi ry'Imana, aho akwiriye kurindira kugira ngo yumve ubushake bw'Imana. Uyu munsi wa none birashoboka kuba nawe warateshutse kandi ukeneye kumva ijwi ry'Imana, ukeneye kugendererwa n'Imana. Imana itugiriye neza bene data nshuti z'Imana. Reka dusenge. Mana data, Mana ishobora byose, twongeye gushima, tugushimira kuri Imana yacu, kuri umubyeyi wacu.
twongeye gushimira nyagasani kandi kubw'ijambo ryawe. Turagushimira kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye wo kuba mu nzu yitiriwe izina ryawe. Nyagasani, witegereje koko ubwoko bw'Abayisiraheli, Mana yacu, bakora ibyaha urabirengagiza. Wirengagiza nyagasani Mana yacu ibibi byose, maze ubagirira neza. Uyu munsi wa none turakwinginze ngo uhembure. Hembura ubwoko bwawe nyagasani, kuko natwe hari ibyo wirengagije. Mana yacu, urukundo rwawe rwaduhozeho n'ubu ruracyaturiho. Imbabazi zawe ziracyaturiho mu izina rya Yesu. Uwiteka, twaza imbere yawe kandi dukeneye kugira ngo Uwiteka utwongerere urukundo muri twe, utwongerere kukwizera iminsi yose. Birashoboka nyagasani Mana data wa twese ko uyu munsi ijwi ryawe twongeye kuryumva, twongeye kumva imbabazi zawe no kugira neza kwawe. Turakwinginze Mana yacu uri mu ijuru kugira ngo uhembure itorero ryawe. Hembura abagabo bari imbere yawe kugira ngo Uwiteka nyagasani Mana yacu bitameze neza bihinduke uyu munsi. Hembura ababyeyi, abadamu mu izina rya Yesu. Bahe guhembuka, bahekire ubushake bwawe, bakire nyagasani Mana impano y'agakiza muri bo. Hembura urubyiruko muri iki gihe cya none. Ruhembure Mana mu gihe benshi bibiyere mu bibanezeza, bibereye mu byaha bibarimbuza, ariko uyu munsi wa none bemeye ubushake bwawe. Turakwinginze uhembura imitima yawe. Hembura ingo z'iki gihe cya none. Hembura umurimo wawe Mana yacu. Hembura abari abanyamasengesho, wongere ubagarurire mu nzu yawe. Wongere nyagasani Mana ibibatwara n'ibibakurura ni byinshi, ariko mu izina rya Yesu wongere ubahembure. Hembura abaririmbyi, Uwiteka bahagarare mu mwanya wabo badatsinzwe n'uburiganya bwose bw'umwanzi, ahubwo Uwiteka bahagarare bagushima, baguhamya mu byo bavuga no mu byo bakora. Uhemburire itorero ryawe. Hembura abayobozi, Uwiteka birashoboka ko hari ibibaca intege, hari basubiza inyuma, ariko mu izina rya Yesu bahembure kubw'umurimo wawe, ukomeze ukoreke. Turasabira iyi paruwase, turasabira iyi paruwase mu izina rya Yesu. Uwiteka bafite icyerekezo kizima, bafite ejo hazaza heza, bafite kwagura umurimo wawe, ariko turasenga ngo uhembure. Uhembure buri mwe wese. Hembura abasaza, hembura abakecuru, hembura abagabo, hembura urubyiruko nyagasani mu izina rya Yesu. Maze Uwiteka ukomeze wagure umurimo wawe. Ukeneye gukoreka kuri uyu musozi, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Aha hantu mu izina rya Yesu habereye ubwami bwawe, habereye icyubahiro cyawe. Mu izina rya Yesu hari icyo wahavuzeho, turahasengeye mu izina rya Yesu. Komeza wagurize imbago Uwiteka nyagasani, kandi usuku ububyutse ku bantu bawe. Turagushimye Mana, utwumvise. Tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Kandi nyagasani Mana yacu utwemere, kandi nyagasani udende uguhembuka iminsi yose kugira ngo tuzabone ubugingo bw'iteka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.